Imana ije gukura mu nzandiko igiye gushyira mu bikorwa ni ukuri 2026 nubwo kandi Rebokiresire nta gahe gato dufite nagaye gato dufite uzagirirwa amahirwe kuko ntago amasezerano uko nta gihe dufite hano mu isi nta gihe dufite igihe kiraje kandi kirakomeye kandi Rebokiresire mando murambabwira ko ari umugoroba ari ijoro mbese iki gicuku kigiye kuza Uwiteka Imana isho byose ko agiye kukimanukiramo bizakugendekera bite ndajya nkubwire ngo wakwisuzuma nkubwire ngo nukuri umva ko Uwiteka Imana isumba byose ivuganye nawe Imana yambwiye ngo biriya byago Imana yateje Farawo wahoze ubisoma warabibazo usanga nibyo uza kuwasoma urebe ibyago Uwiteka Imana ishobora byose yateje abangegiputa Imana yambwiye ngo hatabuzemo na kimwe niko bizakugeraho Imana yambwiye ngo mesa kamwe herewe Rebokiresire ibyiringiro by'isaha imwe haracyari ibyiringiro by'iminota kuko umugoroba ndi kubona n'igicuku nijoro ibyo birenze ukwemera ibigiye kuba muri iyi si ibigiye kuba muri uyu murwa ibigiye kuba muri iki gihugu ibigiye kuba muri iyi si tutuyemo ntabwo ari ibintu byoroshye Imana yarambwiye ngo iriyururukiye kaje kurebera mu murimo wayo Data wa twese aje kurebera mu itorero Imana ije kurebera kuri ubwo burwayi Imana ije kurebera kuri ubwo bugumbo maranye igihe wamuko Imana kurebera ko cyavuganye nawe rata haleluya Data wa twese amanutse kwirebera nasanga koko erebo ibyo Rebokiresire bakurega ari byo ndavugana n'urubyiruko ndavugana n'abakobwa ndavugana n'abasore ndavugana n'abamama n'abagabo uyu munsi umwambaro wambaye akakanya ese Kunzi bijambo ry'Imana kandi bakunze umusaraba TV reka mbasusa kandi baramutse mwese mudukunda kandi bakurikira ibiganiro byose bica ku musaraba TV umugisha w'Imana nubaye namwe kandi ineza y'Imana ibamo ndetse n'abangi bose hafi na kure mu bice bitandukanye ku muntu hazitandukanye ku migabane itandukanye mwese mwumva ururimi ndi kuvuga ndabasuje kandi mbahaye ikaze mu kiganiro cy'ubutumwa cyacu cy'uyu munsi reka kandi mbabwire yuko mbabwire ngo umwaka mushya muhire uzabere umwaka w'ishyanirwe mu byo muzakora byose Ngize umugisha rero ndi kumwe n'umukozi w'Imana umwana w'Imana umuhanuzi w'Imana tutaherukanaga ariko kandi mu ntangiriro z'umwaka 2026 Imana icinzira arabonetse reka tumwikaze murakoze cyane meze neza ndashimira Imana imyaka myinshi imyaka myinshi turuka n'undi mwaka ariko turashimira Imana ko twongeye guhura dushima izina ry'Imana nta gikuba cyacitse Imana ishimwe umwaka mushya kandi kuri twese umwaka utangiye neza undi usoza neza reka nkubwire Imana yarahabaye kugira ngo amezi 12 ntabwo ari makeya umuntu abagenda ahuriramo n'ibintu bigiye bitandukanye by'intambara z'uburyo butari bumwe ariko turashimira Imana ko muri byose Imana yabanye natwe umwaka rero twabanye n'Imana tubona tutangiye amahoro tushojeje andi mahoro turashimira Imana ko yabanye natwe turinda imiryango ishuri abavandimwe n'abakunzi bacu yego Imana ihabwe icyubahiro amen hashimwe Yesu rero waturinze ariko manza urugo rurimo inshingano nyinshi bikaze mbega urugo rurimo inshingano nyinshi kera najya kuboneka inshingano zabaye nyinshi we cyangwa najya nkora ibiganiro nka gatatu ariko ubu inshingano zariyongereye zabaye nyinshi ziba ari nyinshi cyane kandi ukabona ari uko utakwigobotora pe ukabona nyine ukoze iki wakwica iki hari abantu bagiye bambaza ate ko se Clarisse ko atakiboneka yaraguye aracyari umukristo mwana hoya naracyari umukristo ariko inshingano zabaye nyinshi kandi agomba no kuzubahiriza ntabwo kabisa kuko ndi umugenzi ufite inzira z'igisiyoni mu mutima wanjye kandi ndakomeje ni ukuri pe ntabwo sinzanabwa kuko nta nubwo ari cyo mva habe namba gusa icyo nagutangariza cyo nuko inshingano ziba zabaye nyinshi nyine mu rugo no gushakisha n'ubuzima ntabwo nanjye mba nice umuntu abarimo niyo mu yindi mu kandi kazi k'umurimo w'Imana ntabwo mba ndaha gusa mba ndi no mu mirimo w'Imana ubwo rero ntabwo nzaburerega ni muhumure ntabwo nabura rwose ndahari ku musaraba ntabwo nabura imbere y'abakunzi bacu ndahari nimujya munkumbura nyine mujye munyandikira banaguhamagara ariko munahamagare mubwira ati ko wabuze mumvugishe muntera kamu nanjye mbabwira igihe nabonetse hano wenda tube twanafatanya n'isengesho mu bundi buryo ngasuhuza bera bose abakunzi n'abazagiye kubona
ndasuhuza abakunzi b'umusaraba TV, ndasuhuza abakunzi b'umusaraba, ndasuhuza abantu bafite inzira z'Isiyoni mu mitima yabo, ndasuhuza muri rusange abantu bari Rwota Amasimbi, tuvuga ko ari mu ntara ya gatanu ya diaspora. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana bane namwe kandi umwaka mushya muhire. Nongeye kugaruka, ntabwo nabwo ndi mushya niko mpora kuko nta cyanditse muri iki. Kubera yuko nta contraire ikinyuranyo cyabaye muri iki, kuko n'ubundi uko narindi cyagiye n'ubu niko ndi ndacyari wa wundi, gusa ahubwo nkomeza ngwiza imbaraga z'umutima. Ndabashuhuje rero mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana bane namwe. Yes, amahoro y'Imana nawe nabane nawe. Tugiye kuganira iyo byose umaze iminsi tuboneka, ndabizi ko ufite igiseke kinini, ntabwo ari agaseke. Najyaga mvuga ngo agaseke ku munsi ni igiseke. Ubu narakuze none ubone po mfite igiseke. Ni igiseke rwose. Ni igiseke mfite kuko ubu ngubu umaze kubona byinshi birenze ibyo nabonagaho. Yego. Uri buze no kutubwira amakuru y'umugoroba. Ntabwo mba mbyibuka tugiye ko tujye mu gihe cy'umugoroba. Batubwira ese murinzi we ijoro rigeze hehe, nimba bugiye gucyura bitubwira. Ariko kandi kambwira abantu ngo ni mu hafi twumve ubutumwa bwiza Imana igiye kunyuza muri Clarisse senga Imana ubundi uko utegeko hano urukongo. Imana ishimwe, reka dusenga Imana. Ahangaha ntabwo tuba tuje mu mikino, mbasize byinshi, mba nigomwe byinshi. Arabizi mfite umwana mutoya, ubu ngubu mbana sa n'uwaba wamusize. Rero niyo mpamvu ngira ngo we maso nanjye mbe maso. Uyu mwanya ntukawupfusha ubusa, kuko ni umwanya w'agaciro gakomeye cyane. Mujye muha agaciro, mwagira amahirwe ko nukuri irijwi Imana yarabonye ko murikeneye, kuko hari benshi batabonaga umwanya wo kujya mu masinagogi cyangwa se wo kumvira ijwi. Ariko mujye mushimira Imana ko ibingibi ni nk'ubutanga buhamya, kuko nta kintu umuntu n'umwe azireguza imbere y'Imana. Ijuru ryaravuze. Yego cyane. Umugoroba wanjye rero cyakomeje nepo, kandi noneho urimo ibintu bidasanzwe. Imana rero icyo ibashaka cyangwa se ibasaba buri muntu wese ni ukuba maso. Reka mbasengere hanyuma nze mbapfundurire basike mu izina rya Yesu. Amen. Nta jambo witeka nari mu cyo uvuga ngo rihere. Uri Imana y'inyabutware n'ubushobozi bwinshi, uko ari nta wakwiringiye ngo akorwe n'isoni. Twongeye gushima izina ryawe ryera ko wabaye natwe ukaba mu ruhande rwacu. Waturinze mu mwaka wa 2025 wigaragaza nk'Imana y'Imbaraga. Ayuwe Jesus Rawi, twararwaye biradukiza. Twagiye duhura n'ibibazo bigiye bitandukanye, tubera Imana ibiduhiga n'ibiturwanya, nubwo byari byinshi ariko warahabaye. Ndagushimye ko warinze abakunzi b'umusaraba TV, warinze ubwoko bwawe, urinda abakunzi b'umusaraba. Urinda data wa twese Imana ishobora byose, itorero ndetse n'umurimo gukomeza kurubera amaso. Aya masaha ndagushimira Mwami Imana kongeye kunyemerera. Uwiteka nyine Imana kuboneka imbere y'imbaga y'ubwoko bwawe. Nongeye kugushimira ko unteje intambwe. Nongeye kugushimira ko ari umuganye nanjye yuko ngomba kuhaboneka, kandi erewirebo ukaba untumye kugira ngo ndangurure mbwire ubwoko bwawe. Ndakwize kugira muri aka kanya rero Mwuka wera abane nanjye. Mwuka wera abari we ubana natwe, atangirane natwe, asozanye natwe. Imbaraga zisumba byose zururuke hagati muri twebwe, ubwami bw'Imana butugote. Umuriro w'Imana uzutwika ukongora ibitavuga izina ry'Imana imbere y'ubwoko bwayo. Rero wirebo Clarisse Diamando Jesus, duhamagaye ubwami bwawe kugira ngo bwururukire aha hantu. Duhamagaye Mwuka w'Imana muziranenge kugira ngo azatuyobore. Data wa twese Imana ntiyaboneke igena nepo, hagaragara Imana ishobora ibintu byose. Ubwami bw'Imana buze bugaragire aha hantu. Nyiringa Imana nsengeye imitima y'ubwoko bwawe, nsengeye data amatwi y'ubwoko bwawe azagerageza kumva ikiganiro wese. Mwami Yesu, erewirebo rikizahingukire mu gutwi kumwe cyangwa ngo gice mu kundi, ahubwo kizakora ibyo cyagambiriye gukora. Haleluya. Iyi mitima uyireherezo Uwiteka. Naje nkubwira ngo Uwiteka ntiyaboneke umubare w'abarimbuka, ahubwo haboneke umubare w'abakizwa. Nyemera ubwami bwawe ukomeze bane natwe rero, dutangirane natwe, dusoze usuzanye natwe. Mu izina rya data wa twese musabye ngizo urakoze Yesu. Amen. Imana ishimwe. Amen. Haleluya. Amen. Ya Imana ibahumugisha rero. Yego ndagarutse. Ntabwo nyine nkiboneka. Njye mwihangana ahangaha ni rimwe na rimwe, ariko nimero ya telefone yanjye muba muyifite mbuza aha. Okay. Nambuze wahamagara nepo. Muhamagare dukora umurimo w'Imana, kandi muhamagare kugira ngo Imana ibakize. Ntabwo uzakira icyo gikomere, ntuzakira urwo ruguma utabanje kwegera umuganga. Yego ugomba kujya kwa muganga kubera icyo heranwa n'uburwayi. Mu ijuru hari Imana ishobora ibintu byose. Haleluya. Imana ishimwe. Topic y'ijambo topic y'ikiganiro ahangaha mu ijambo ry'Imana. Topic y'ijambo ry'Imana ifite ravuga ngo intwari ninde. Haleluya. Iyi ntwari ninde.
bitewe n'ijambo Imana yampaye ngiye kubagezaho riherekejwe n'amayerekwa akomeye cyane akomeye. Imana ishimwe rero, Imana ibaha umugisha. Nepo nawe nari mukumbuye cyane, abakunzi b'Umusaraba TV nari mbakumva, ariko we ntamwe mujye musuhuza abantu ziko mudasuhuzanya se mwa ni muhumure, Yesu azabarengera. Ibibazo ni byinshi ndabizi, ibigeragezo byo muri ubu buzima, ariko mu ijuru hari Imana ishobora byose, nta kibasha kuroga umugambi w'Imana. Haleluya. Hari Imana iri hejuru y'ibigirwamana na za shari, Imana iri hejuru y'ibyo mubona bikomeye, hari Imana itabara kandi Imana irengera. Mujye mwikubita agashyi mubwire, mugire umusuzugure na Satani n'abadayimoni, mubwire ati reka ntabwo wakomeza kuduherana, mudusuhuze mwirekure, mbese musuzugure Satani, musuzugure ikigeragezo, ubundi Imana izakora iby'imbaraga mu gihe cyayo. Imana ishimwe rero. Uwiteka abane natwe kandi abane namwe. Ya sinzi rero niba twatangira. Reka rero twatangira. Yego, Imana ishimwe, Imana ibaha umugisha. Reka dutangire n'ubundi, kugira ngo n'ubundi ibyo mfite ni byinshi, ntabwo njya mpera ku mayerekwa cyangwa se ku byo Imana nyeretse, ahubwo mpera ku ijambo rya nyir'ijambo, kuko mba mbisanisha n'ibyo Imana yampaye. Nepo tugiye gusoma ijambo rya nyir'ijambo riri mu Kuva. Iyo ntwari ninde? Imana ishimwe. Ijambo rya nyir'ijambo riri mu Kuva. Mujye mwihangana kuko njyewe nahamagariwe mu ijambo, kandi ijambo ni ryo rikuru, ni naryo ryatubatuye. Ijambo ni naryo rwego n'impamba izatugeza mu bugingo bw'iteka. Imana ishimwe. Mujye mukunda ijambo rya nyir'ijambo, ibindi byose biza nyuma. Imana ishimwe rero. Iyi ntwari ninde iri mu Kuva ibice 2 umurongo wa 11. Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Mu Kuva ibice 2 umurongo wa 11. Haleluya. Amen. Usome mu izina rya Yesu. Iyi ntwari ninde? Nusanga uri muri izo ntwari, Imana iraguha umugisha. Nusanga utari muri izo ntwari, wikubita agashyi kugira ngo wikure aho hantu nyaboneka. Nepo Mose yemeye gusiga ameza y'ubwami. Iyi ntwari ninde? Kuva ibice 2 umurongo waho wa 11 kugeza urakomeza ugeze ku murongo waho urageza ku murongo wa 15. Icyo gihe Mose amaze gukura asanga bene wabo, abona uburetwa barimo. Bukeye abona umunyegiputa akubita umuheburayo muri bene wabo. Yego. Akebaguza impande zose, abona nta uhari, yica uwo munyegiputa, amuhisha umusenyi. Bukeye bwaho arasohoka, abona abagabo 2 b'abaheburayo barwana. Abwira ugira undi nabi ati, niki gitumye ukubita mugenzi wawe? Yego. Aramusubiza ati, ninde waguhaye ubutware n'ubucamanza kuri twe? Yego. Urashaka kunyica nk'uko wishe wa munyegiputa? Yego. Mose aratinya, aribwira ati, ni ukuri byaramenyekanye. Farawo abyumvise ashaka kwica Mose, maze Mose aramuhunga ajya gutura mu gihugu cy'Imidiyani. Agezeyo yicara iruhande rw'iriba. Amen. Haleluya. Amen. Iri jambo ry'Imana rikubiyemo inyigisho ebyiri. Haleluya. Hari gukora ikintu ukagira ngo nta muntu wakubonye, hari no gutinyuka ugasiga ibyo wabonaga nk'indamu yawe, ukemera ukaba intwari. Haleluya. Niyo mpamvu ijambo topic y'ijambo navuze ngo intwari ninde, kwemera ugasiga ameza yari ibwami, agasiga ibintu bifatika, akagira gute, akemera akajya kubabarana na bene se, akemera akajya kubarana na bene wabo. Imana yacu nidutabare. Haleluya. Imana ishimwe rero. Iri jambo Imana yarimpaye ndi gutegura ikiganiro, vuga ngo reka ngende mbwira Imana nti niki cyatuma ese ndeke nahereza ubwoko bwawe. Imana impira ijambo rirambwira ngo umbarize ubwoko ngo mbese iyi ntwari ninde. Imana ishimwe. Iyi ntwari ninde? Imana yagirira neza. Iyi ntwari ninde? Imana yatinyuka avuga ati, ndirahiriye akira iki, ese ni iki? Imana ishimwe. Uyu rero amateka ya Mose turayazi, mwese muzi iri jambo rya nyir'ijambo Imana yabateguriye. Aya mateka y'umugabo witwa Mose murayazi, muzi uburyo Mose yarwaniriye Abisiraheli, akarwanirira bene se. Mose yemera kwitandukanya n'abanyegiputa. Nepo Mose yemera gusiga ibyari bihari bikomeye. Mose yemera gusiga ameza yari kwa Farawo. Mose yemera gusiga
mayoneze. Mose yemera gusiga nido, aravuga ngo reka njye kurwana na bene data nemere ndarana ubusa nabo. Imana yacu nishimwe. Imana rero yambwiye ngo abarokore muri iyi minsi, cyangwa se icyitwa abarokore, cyangwa se abavuga butumwa, cyangwa se abapasiteri, buri muntu wese Imana agiye mu cyiciro cye. Umuntu wese Imana irambwira ngo banze kurekura. Haleluya. Ubanze urebe ibyo wanze kurekura. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Ubanze urebe ibintu wafashe ukanga kurekura. Mu by'ukuri abantu basigaye baryoherwa n'ibyaha, basigaye baryoherwa n'irari ry'ibyo bakora kugira ngo babashe kubona indonke. Ariko kugira ngo kubabarana na Kristo cyangwa se kwihanganira bagerageza, Imana yambwiye ngo byarabananiye. Niyo mpamvu rero ariko Mose yaravuze ati ngiye kwemera, niba ari ukurebekire kugeragezwa nanjye kugeragezwa, niba ari ukwemera gukubitwanwa nawe ngiye gukubitwanwa nabo. Mose yarwanya ishyaka, wowe uri nk'unarwanira ihe shyaka. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Benshi bavuye mu itorero, benshi bata umurimo w'Imana, benshi bava mu byizerwa, benshi batakaza ibyiringiro, benshi bakora ibyangwa n'amaso y'Imana, bemera kwakira indamu zo muri Egiputa, bemera kugumana nazo, bemera kuguma mu byaha, bemera kuguma mugira gute mu byangwa n'amaso y'Imana. Haleluya. Banga kurekura. Ninde kura iki ngiki se biragenda bite? Ninde kura uyu mugabo w'abandi umpereza amafaranga ya buri munsi, nimurekure ejo bizagenda bite? Haleluya. Imana irambwira ngo abavuga butumwa baragiye, abahanuzi baragenda, abakristo muri rusange baragenda. Imana yacu ni dutabare. Benshi banze kurebekire kurekura, ahubwo bakomeza kugundira ubutunzi bwo muri Egiputa. Imana yacu ni dutabare. Ariko Mose aremera. Haleluya. Ndashimira Imana wamuvuga butumwa wihanganye, ndashimira Imana wamuvyeyi wihanganiye mu rugo rwawe. Ukihangana we, ukihangana, ukanga guca inyuma umugabo wawe kugira ngo ubashe kubona indonke n'indamo. Imana yacu ni dutabare. Umuntu wese wihanganye, umuvuga butumwa wihanganye, umuhanuzi wihanganye, umupasiteri n'umushumba wihanganye, wa muvyeyi wowe wihanganiye ibikugerageza, Uwiteka aje kwigaragaza no kwesha iki icyubahiro ku buzima bwawe. Haleluya. Ngo Mose arirahira aravuga ngo nukuri ndemera, ha kugira ngo nkomeze kubona bene data bagira gute bene data ubwoko bw'iwacu bugira gute buhanwa, ubwoko bw'iwacu burenganywa. Reka nemere ndeka ibyo kurya naryaga ahangaha, reka nemere. Mose afata icyemezo. We ni ikihe cyemezo uri gufata muri uru rugendo? Muririmbye ni ikihe cyemezo uri gufata? Muvuga butumwa ni ikihe cyemezo uri gufata? Yewe Erewirebo muhanuzi ni ikihe cyemezo uri gufata? Niyo mpamvu ubona muri iyi minsi twataye umurongo nepo, ukabona turimo turagira gute twatakaje ibyiringiro, tujya kwishakira indamu n'indonke nk'abandi. Kuko ibyo kwa data cyangwa kwa bene data abarakora ibigeragezo byabo arimo avuga ati reka sinabivamo, ibi ntabwo nakomeza kubishobora. Bamesa kamwe bava mu murongo bagira gute barigendera. Ariko njya nkubwira ngo nukuri, umva uko Uwiteka Imana isumba byose ivuganye nawe. Imana yambwiye ngo biriya byago Imana yateje Farawo, wahoze ubisoma warabibaza usanga nibyo, uza kuwasoma urebe ibyago Uwiteka Imana ishobora byose yateje abangegiputa. Imana yambwiye ngo hatabuzemo na kimwe niko bizakugeraho. Imana yambwiye ngo mesa kamwe Herewirebo kiresikiye manda, kuko abantu benshi bihishe muri Kristo Yesu, bihishe mu by'Imana, bihishe mu ivuga butumwa, bihishe mu buhanuzi, bihishe mu bishop, bihishe mu bushumba, ariko batarimo. Imana yacu ni dutabara. Imana yambwiye ngo biriya byago uko yabyoherereje Farawo kugeza kugupfa k'umwana w'imfura, kugeza kurimbuka kwa Egiputa, Imana yambwiye ngo hatabuzemo na kimwe niko ije gukora ku buzima, kandi ukuri Imana iraje. Yesu Kristo Erewirebo araje. Imana ishimwe. Imana yambwiye ngo umese kamwe wa mukobwa we muhanuzi. Imana yambwiye ngo umese kamwe, mese kamwe ubundi birangire. Wikweberanya ngo umuhanuzi, wikweberanya ngo umuvuga butumwa, wikweberanya ngo umushumba. Imana byose byageze gute byaramenyekanye. Byaramenyekanye, byose byaramenyekanye. Ibyo wakoreye mu rwihisho, ibyo wakoreye, ibyo ukorera mu rwongorerano, ibyo ukorera handi pembeni, Imana yarabibonye. Nubwo ntayibona cyangwa nepo ntayibona, ariko Imana yo yageze gute yarabibonye. Haleluya. Ariko njya mbabwira buri munsi ngo haracyari ibyiringiro. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo intwari ninde yemeye kwihangana. Intwari yemeye kurebekire Sikiamando kwihangana ibimugerageza. Intwari ikemera kwihanganira ubukene, ikemera kwihanganira ubushomeri, ikemera kwihanganira ubugumba, ikemera kwihanganira urugo, ikemera kwihanganira biriya byose. Imana yambwiye ngo uje kukugororera. Haleluya. Imana yambwiye ngo ugiye guhagurutsa ikintu cyitwa, igiye gukoresha ikintu cyitwa itegeko ku buzima bwawe. Wa mukobwa wihanganye, wantwariwe, ukihangana ugategereza Imana. Imana yambwiye ngo ugiye gukoresha iki itegeko. Uwiteka abwira Mose ngo Mose haguruka ujye numbwirire Farawo, mubwire ngo ndavuze ngo haleluya, ndekurebekire Sikiamando, ndekurira ubwoko bugende
ujye kuntambira ibitambo. Farawo akomeza kwinangira umutima. Ibaza aho hantu uhagaze aho ngaho, reba ahantu uhagaze aka kanya, urebe ibyo urimo uyu munsi, urebe ibyo urimo ukora. Imana byose yarabibonye. Data wa twese yambwiye ngo nukuri, uko Mose yemeye kuri Rebekire, yemeye guhara iby'ibwami, akemera guhara biriya byose, akemera kugira gute kuza gukora umurimo, akemera kujya kubana na bene se, akemera kuguma muri korari, akemera gukora umurimo w'Imana, akemera kwihangana, akemera kuri Rebekire Sire kuguma mu baririmbyi akaririmba, akemera kuguma mu rugo rwe, akemera kwihanganira ibimugerageza. Imana yambwiye ngo ije kwigaragaza nk'Imana nyembaraga. Imana ije gukoresha itegeko kuri icyo cyakurwanyaga, Imana ije gukoresha itegeko kuri icyo cyaguhigaga, Imana ije gukoresha itegeko kuri ubwo bugumba, Imana ije gukoresha itegeko kuri ubwo bukene. Data wa twese yambwiye ngo aje gukoresha itegeko kuri ibyo bikurwanya n'ibiguhiga. Mama, Imana yambwiye ngo mu rugo rwawe ubona Rebekire Sire ruhamane rwubatse mu manegeka ruri ku musenyi, Data aje ku Rebekire Sire gukoresha iki itegeko. Haleluya, kuko wihanganiye biriya byose, kandi mu by'ukuri inzira abandi bacamo urwana urayizi, ariko wemeye kwihangana, wemera gukomerera mu kw'Imana. Uravuga ngo nukuri, nubwo bimeze bityo ntabwo nzareka kujya gukora umurimo, nubwo bimeze bityo nzareka kujya kuririmba. Usibye ko harimo abajya iyo ngiyo kwa Farawo bakajya kurya kuri ariya meza, bakagaruka bakaza gutoba umurimo w'Imana. Abo ngabo Imana yambwiye ngo ijisho ry'Imana ryarababonye, kandi nukuri Imana iraje, nta mikino irimo. Data wa twese Imana araje, Uwiteka aje kwihesha icyubahiro. Ijisho ry'Imana ryagize gute ryarakubonye. Ngo umunyegiputa abwira Mose, ngo aramubwira ngo urashaka kunyica nkuko wari wishe mwene wacu nimugoroba. Mose aravuga ati burya bambonye. Erega burya ibyo ukora byose nababwiye ngo iki cyigisho kirimo ibyiciro bibiri. Haleluya, herewe Rebekire Siyamando, harimo ubutwari, haleluya, harimo no gukorwa n'isoni. Ndagira nkubwire ngo ijisho ry'Imana ryarakubonye wa mukobwa. Mama ryarakubonye, muvuga butumwa ryarakubonye. Biriya bintu muba mukora kandi reka ibintu murimo uyu mugabo witwa Kristo Yesu araje. Imana ije kuri Rebekire Siyamando, ije kuri Rebekire Sire guhana no guhemba, kandi mpora mbabwira buri munsi ngo ije guhembera umuntu wese ayimusanze. Niba igusanze muri Egiputa niho yagusize, urajya gushaka amafaranga hanze, nyine mese akamugende tubibone ko wagiye. Ibintu byo kuza kwiyoberanya imbere y'Imana, ukaza kuri iyi kamera, ukaza kuroga abantu no kubica, uratanga icyo udafite, ubundi ufite iki muri wowe? Imana yacu ni dutabare. Akemera agakomerera muri Kristo Yesu, akanga kurekura icyo yafashe, akanga gucira icyo yamize. Ndagira nkubwire ngo Imana yo mu ijuru yambwiye ngo nukuri, ije gukoresha itegeko ku buzima bwawe mama, ije gukoresha itegeko mu rugo rwawe. Kuri icyo cyari kikugoye, Imana ije gukoresha itegeko. Uwiteka abwira Mose ngo Mose, uyu munsi ndagira nkubwire ngo haguruka, haleluya, ugendere Rebekire Siyamando, umbwirire Farawo adekere uri bwoko. Imana kubwira Mose ngo nahaguruka agenda abwire Farawo rekure ubwoko bwayo. Suko Imana itari ifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi kuba yagira gute yakoresha itegeko itiri witumya na Mose, ariko yagira ngo yereka amahanga, yereka isi, yereka abantu ko ari Imana ishobora byose, yabasha gukora itumye cyangwa yabasha gukora itanatumye. Hari ibyinshi Imana igikora tutanavuze, itanaduhagurukije mu rugo rwawe, kandi nawe urabizi. Hari byinshi Imana igikora utasenze, hari byinshi Imana igikora utiwe unavuga izina ryayo, ikabikora utanagize gute, utanayinginze. Niyo mpamvu nkubwira ngo nukuri, Imana ije kuri Rebekire Sire kwihesha icyubahiro, kandi Imana ije gukura mu nzira herewirebo ibitavuga izina ryayo. Imana hari ibyo ije gushyiraho iherezo. Data wa twese yambwiye ngo yewe muntu wanze kumvira Imana, yewe muvuga butumwa wanze kuyumvira, yewe muhanuzi wanze kumvira Imana, yewe wowe ubwirwa ntiwumve, wowe ubwirwa ukaninira ijwi ry'Imana, wowe Imana yavuze nijoro ikavuga ku manywa, wowe Imana yatumye habahanuzi, wowe Imana yavuganye nawe mu nzozi, ukanguka ugakora ibyangwa n'amaso y'Imana, wowe ukora ibyuzi. Data yambwiye uko yateje ibyago Farawo, igateza biriya byago muri Egiputa, Imana yambwiye ngo hatabuzemo na kimwe. Uwiteka arambwiye ngo rukura arakuziye. Imana yambwiye ngo ibyo byago byose bizakugeraho. Rero Rebekire Siyamando, icyo usabwa gusa muri iyi minsi, icyo nkwifuriza ni uko warekura ukava mu byangwa n'amaso y'Imana, ukongera ukagaruka mu kw'Imana. Haracyari ibyiringiro by'isaha imwe, haracyari ibyiringiro by'iminota, kuko umugoroba ndi kubona n'igicuku nijoro, ibyo birenze ukwemera. Ibigiye kuba muri iyi si, ibigiye kuba muri uyu murwa, ibigiye kuba muri iki gihugu, ibigiye kuba muri iyi si tutuyemo, ntabwo ari ibintu byoroshye. Imana yarambwiye ngo iriyururukiye, kandi ije kuri Rebekire Siyamando
y'amando ije kwirebera, kuko ibirego by'abaharega byamaze kugera imbere ya data wa twese Imana idahinduka. Imana niyo mpamvu yirurukiye ikaza kwirebera mu bavuga butumwa, ikaza kwirebera mu bahanuzi, ikaza kwirebera mu bashumba. Mu rugo rwawe Imana ije kwirebera mama, ku buzima bwawe Imana ije kwirebera, muri ubwo burwayi Imana ije kwirebera, mu byo uhoramo Imana ije kwirebera, Imana ije kwirebera mu murimo wayo. Data wa twese aje kwirebera mu itorero, Imana ije kwirebera kuri ubwo burwayi, Imana ije kwirebera kuri ubwo bugumba umaranye igihe, Imana ije kwirebera ku cyo yavuganye nawe rata. Haleluya. Data wa twese amanutse kwirebera, nasanga koko erebo ibyo bakurebekire sire bakurega ari byo, ibyo byago byose biraguteguriwe. Ariko najya nkubwire ngo wakwitandukanije ukava mu byangwa n'amaso y'Imana, wakwitandukanije ukareka iby'indamu n'indonyi, wakwitandukanije ukareka ukagira ibintu usiga ugasanga bene so. Mose ngo aravuga ngo biragatsindwa n'Imana iri hejuru ya byose, kuba nakwinezeza, kuba narya nkanywa, kuba naba mu mazu ahenze, bene data barara hanze, kuba natunga amamodoka 10-15 nkagenda mu muhanda, bene data harimo n'abadafite minerivare. Mose aravuga ngo biragatsindwa, aravuga ngo nemeye kwiyambuye umwambaro w'Abanyegiputa, nemeye kwiyambura uyu mwambaro nashyizwemo abanyegiputa w'icyubahiro. Mose arawiyambura gushyira hasi. Ese aka kanya wowe uyu mwambaro wambaye kugiye guhananwa nawo, ubanze urebe umwambaro wambaye aka kanya, ubanze urebe abugendana nabo, ubanze urebe abukorana nabo. Ndavugana n'urubyiruko, ndavugana n'abakobwa, ndavugana n'abasore, ndavugana n'abamama n'abagabo. Uyu munsi umwambaro wambaye aka kanya, ese ni umwambaro wa Egiputa cyangwa urebe ko wambaye umwambaro w'Abaheburayo? Ese koko uyu munsi umwambaro wambaye urabona kubereye? Mu kazi urimo ukora muri ofisi wicayemo, uyu mwambaro wambaye w'ikinyoma, uyu mwambaro wambaye wo kubeshya, uyu mwambaro wambaye wo kweskora abantu, uyu mwambaro wambaye urabona ukubereye? Ubanze wisuzume urebe, wikontrol, uvuga ati ku bundi umwambaro Yesu Kristo yansizemo niwo nyambaye. Muravuga ngo kwihana ngo twihana buri munsi, ariko nayamubwire ngo nukuri hari umwambaro wambara, ariko hari no mwambaro usanzwe. Njye mubwira ngo uwo mwambaro wambaye w'ikibi w'icyaha uhoramo buri munsi, Imana yambwiye ngo ubwo izaza kureba Abanyegiputa ni umwambaro usa, yewe ni umwambaro usa. Imana yambwiye ngo ize guhanana n'Abanyegiputa, kandi nukuri biriya byago ntabwo biri bikurenge. Icyiza aka kanya ukimara kumvira ijambo ry'Imana, ukimara kumva iyi mbuzi herewe irebokiresi y'amando, wamesa kamwe ukava mu byangwa n'amaso y'Imana ukarekura. Ese ubundi warekuye umugabo w'abandi, warekuye umusore w'abandi, warekuye urugo rw'abandi, ukarekura umugore w'abandi, warekuye iby'abandi, warekuye ubusambo, warekuye kweskora. Imana ikakugirira neza. Imana yacu nidutabare. Yewe muntu wanambye kuri Kristo Yesu, yewe mukobwa wanambye kuri Yesu, wa mubyeyi wanambye kuri Yesu, Imana ije kurebekiresi y'amando, ihagurukije Mose ikoresheje ikintu cyitwa itegeko. Imana ije kukurengera. Hari ibintu Imana ije gukura mu nzandiko igiye gushyira mu bikorwa, ni ukuri 2026. Nubwo kandi rebokiresi ntagahe gato dufite, ntagahe gato dufite uzagirirwa amahirwe, kuko ntabwo amasezerano twese tuzagenda arangiye. Hoya, nugirirwa amahirwe, ugirirwa amahirwe, uzagirirwa amahirwe, ukaba wagira gute, ukaba wagerageza Imana yagerageza kuguhaho na dukeya, wadukiranutsemo Imana ikakugirira neza. Icyo nzi cyo nuko nta gihe dufite hano mu isi, nta gihe dufite, igihe kiraje kandi kirakomeye. Kandi rebokiresi y'amando murambabwira ko ari umugoroba ari ijoro, mbese iki gicuku kigiye kuza, Uwiteka Imana ishoboye byose ko agiye kukimanukiramo, bizakugendekera bite? Ndajya nkubwira ngo wakwisuzumya aka kanya ukareba umwambaro wambaye aka kanya, ukavuga ati ariko ubundi ni uku nguku nahamagawe, ese ni uku nguku nahoze, ese ni ibi ngibi. Wanze wikontorora ahantu hose, numara kwikontorora uri mu isi y'umwijima w'ibyaha, kuko ndabizi. Ariko kubera iki cyaha kugira gute kigutwaza igitugu? Icyana ukubera iki mbese kikubata akaruko kiyobora ntuza yawe ubuzima bwawe. Niyo nkubwira ngo ugire ibintu wiyambura, muko ugire ibintu wiyambura, ugire ibintu wiyambura, ugire ibintu wiyambura, kugira ngo ubashe kugirirwa neza n'Imana, kugira ngo ubashe kuragwa, kugira ngo ubashe gusubira mu bwoko bwo kwa bene so. Imana yacu nidutabare. Ngo Mose arebokiresi, Mose aravuga ngo nukuri ntabwo ibintu byahora. Kuba yarishuriye muri Egiputa, yaritegereje Mose ubwo arimo atembera, hareba ukuntu bene wabo bameze, hareba ukuntu bene wabo barimo bahohoterwa, hareba ukuntu bene wabo barimo bicwa n'inzara, hareba ukuntu bene wabo bameze. Aravuga ati ariko ubundi ibi bintu bizahoraho?
Haleluya. Mose aravuga ati rero ndabona ibintu ntabyo. Mose umujinya uramwica, Mose azaburanwa n'uburakari, Mose ntabwo ari uburakari busanzwe, ni imbaraga z'umwuka wera zamusanze z'Abaheburayo. Mose Rebokiresi Yamando afata icyemezo. Mose yabaye intwari. Navuga ngo intwari ninde yakwemera kwiyambura uriya mwambaro, yakwemera kwiyambura umwambaro w'Abanyegiputa, akemera iyi ntwari ninde yakwemera gushyira hasi biriya kugira ngo abashe gukurikira Imana? Ninde wakwemera kwikorera uyu musaraba kugira ngo agendane na Kristo? Iyi ntwari ninde yaboneka he? Imana yacu nidutabare. Si uko zidahari, ariko najya kumbwira ngo nawe wikubita agashyi, nawe wigenzura urebe, wegera Imana, wongera ugarukira aho ngaho. Ni ukuri igihe kiraje kandi kirasohoye kugira ngo uwera yere, uwandura akomeza yandure. Uko niko Imana yambwiye. Imana yambwiye ngo ujye umbwirira urwo bwoko, ubabwire ngo ni ukuri uwera nakomeze yere, n'uwandura akomeze kwandura, kuko igihe gisigaye cyo ni igihe gito. Hasigaye igihe gito cyane, imanda y'Imana ikavuga, abera bagataha iwabo. Haleluya. Imana yacu nidutabare, haba abantu batazongera kurira no kubabara. Ese ko hasigaye igihe gito yo uhasigaye hehe? Ejo bundi nagize iyerekwa rikomeye cyane, nk'abantu mwe nagize iyerekwa ku buryo amenyo yanjye numva ashijamo, mutima urange ndahaba ndabyuka mbura aho nkwirwa, nari mfite ubwoba buteye ubwoba. Imana yanyeretse ibintu bidasanzwe, Imana yanyeretse ibintu bikomeye cyane bigiye kuba muri iyi si. Imana iranyereka, ndavuga ngo Mana bizagenda bite? Ndi imbere y'Imana ishobora byose, nta hantu hamwe dufite ho kujya, nta hantu hamwe dufite ho guhungira. Imana ishimwe. Ubuhungiro nabonye muri Kristo honyine, ubuhungiro nabonye muri Yesu. Haleluya. Nta handi hantu. Kandi Rebokiresi Yamando njye mabwira ngo igihe cyo gusenga, igihe cyo kuzamura amasengesho kirimo kugera ku musozo. Igihe cyo kugera ku masengesho, igihe cyo gusenga kirimo kirarangira yemwe. Igihe cyo kuzamura isengesho kirimo kirengereza kurangira, kuko nabonaga ahantu hose byarangiye. Nabonye ibintu bihambaye, mbona ibintu biteye ubwoba, mbona isi yugarijwe n'akaga ndetse n'amakuba, mbona isi mbona ariko abazi Imana yabo. Nabona Rebokiresi abazi Imana yo bazakomera, nibamara gukomera bazakora iby'ubutwari. Imana yacu nidutabare. Nabonaga nta buhungiro, nabonaga nta nzira nimwe dufite. Imana irambwira ngo ni igihe, ngo ndireba muri jewe, ngo ndavuga ngo Mana, ngo mbura natura mu mutima wanjye, ngo mbwira Yesu ngo Yesu tukiri kumwe nawe hano mu isi. Uko niko nabwiraga Yesu ngo tukiri kumwe nawe hano mu isi wabanye nanjye, ende ubugingo bwanjye bushize mu biganza byawe. Twari tugeze kuri finali. Erabikiresi nta rwiswazo, nta kintu na kimwe ngo ubutunzi mwirundiranyirijeho. Ni ukuri ibyo ni ubusa buzarangira. Harahirwa umuntu wabitsa inyenzi n'ingese zitaba. Aho ngaho niho ubutunzi bwawe buri, kuko Imana yambwiye ko ubutunzi bwawe aho buri nawe ariho uzaba. Ni umunsi ukomeye nepo, ni umunsi wari uteye ubwoba. Imana data wa twese iraje, kandi ni ukuri Imana iraje. Imana intuma ku Banyarwanda n'Abanyarwandakazi. Imana irambwira ngo Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi bararangaye cyane. Imana irambwira ngo murarangaye, ahubwo Rebokiresi murimo murakora ibidafite umumaro, murimo murakora ibitajyanye n'iby'Imana ishaka. Imana irambwira ngo ni ukuri mwakabaye maso mugasenga. Imana ikarebekiresi Yamando ikadutsindishiriza. Herewe Rebokiresi ndabwirwa ngo ni ukuri ikintu giteye umujinya w'Imana, ikintu cyatumye Imana yifatira icyemezo igafata umwanzuro, nuko twananiye Imana, nuko abashumba bananiye Imana, nuko amatorero yananiye Imana. Abenshi babaga bari mu murimo w'Imana babeshya. Herewe Rebokiresi Yamando bari kwishakira indamu n'indonki, banga gusenga Imana rurema, barayimura bimika ibigirwamana, barayimura bimika ibidafite umumaro. Imana ifata icyemezo. Ariko ndagira nkubwire ngo nubwo bimeze bitya, ntabwo Imana izabura uko ibigenza. Narayibwiye ngo mbese Uwiteka, muvugana n'umugaragu wa Aburahamu, kuba mubwiye ngo Aburahamu akubwiye ngo mbese Uwiteka, muri uyu murwa habonetse umukiranutsi umwe, ngo mbese uyu murwa washaka. Uwiteka abwira Aburahamu, haravuga ngo Aburahamu, uyu murwa habonetsemo umukiranutsi umwe, ni ukuri sinteze kuwurimbura. Ariko Imana yo mu ijuru ndayinginga nepo. Imana irambwira ngo Abanyarwanda bararangaye cyane, bararangaye. Kandi Imana irambwira ngo hagiye kubaho gutungurwa. Imana irambwira ngo umunyabwenge nasenge, kandi musenge cyane. Imana irambwira ngo izakora iby'imbaraga muri iki gihugu. Imana irambwira ngo dufiteho umugambi. Ariko Imana irambwira ngo narabagaye kuko turangaye.
Imana irambwira ngo nta kindi cyakurebekire sire cyatumye abanzi bacu batwubahuka, nta kindi cyatumye abanzi bacu badutinyuka. Nuko icyitwa amatorero, nuko icyitwa abashumba, nuko icyitwaga abakozi b'Imana bamaze kuva mu byizerwa, bamaze kuyimura nepo bimika ibigirwamana, bituma bikongereza umuriro. Imana irambwira ngo ikizira cyamaze kwinjira, kandi Imana irambwira ngo nukuri ntabwo izibuza kuza guhana umuntu wese wakoze rebekire sire ibinyuranyije n'ibyo yari yamutumye. Nabonaga umwijima ukomeye cyane, mbona isi yose yugarijwe n'ibyago, mbona isi yose yugarijwe n'amakuba, mbona igihe kirageze kandi kirasohoye. Nabonaga umuntu wese adafite ahashinze ikirenge. Hayi wewe, nabonye abafite imodoka bazita, mbona abafite amazu bahananukamo, mbona abafite akazi basohoka muri ofisi biruka, mbona abafite abana babata. Nanjye nabonaga nta mwana n'umwe mfite. Imana yishatse kunyereka yuko uko wahamagawe cyangwa se uko uzagenda ari uko nguko, nta kintu na kimwe abana, nta kintu dupfana, ubu ikintu byose nta kintu dupfana. Umuntu wese azabazwa ibyo yakoze. Njye nkubwira ngo hakanya uhagaze ute? Mose yemera gufata icyemezo, yemera kwiyamba, ariko ubundi mwaretse tugasenga, mwaretse tukongera tukasubira mu byo gusenga, tukabana n'Imana. Ubundi bidutwaye iki dusenze? Bibatwaye iki? Ariko indamu n'indonke, ishyari n'inzangano zo mu mitima, Imana irambwira ngo nizo zisigaye zigera imbere y'Imana. Ibirego byabaye byinshi birega bisodomu. Imana yambwiye ngo iyaba bisodomu bagereranwa n'abiki gihe, Imana yari kugira ukuntu ngo bigenza ikaba yashyiramo woda. Ariko Imana irambwira ngo barakabije cyane, byarenze no gusambana, birenga n'ibindi. Data wa twese arambwira ngo ntizibuza rebekire siyamando kuhana umuntu wese wakoze ibinyuranyije n'iby'Imana yagize gute yamutumye. Imana irambwira ngo uje kwihesha icyubahiro ku muntu wese wigaragaje imbere y'Imana, akemera agakora iby'Imana ishaka, akemera akihangana ibimugerageza, akemera agategereza ubushake bw'Imana, uwaje kubonana na Kristo. Imana irambwira ngo iraje rero, kandi n'ukuri Imana iraje. Ibi bintu tuba twabonye ni ibintu bitangaje cyane, ni ibintu bihebuje. Imana ibaduhishuriye amabanga menshi tugusengera iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Haracyari ibyiringiro nepo, haracyari abakozi mbabwiza ukuri, n'ukuri haracyari abakozi b'Imana, haracyari abantu Imana yabitse, haracyari 7,000 bitariyandurije ibyo kujya by'i Babuloni. Tuzakomeza dukora umurimo w'Imana no kugeza igihe Kristo azaza gutwara itorero. Ariko najya mbabwire ngo igihe kirageze kugira ngo uwera yere n'uwandura akomeze kwandura. Nabwiraga b'imitima itinya ngo nimukomere. Imana yavuganye namwe n'Imana yo kwizerwa. Yemwe rebokire siyamando, Jezasirawi rebokire sire. Imana yamwijurije gukora iby'ubutwari, kandi Jezirawi rebo ije kurebekire sire gukura mu nzandiko ibyo yavuganye n'ubwoko bwayo nyakuri ishyire mu bikorwa. Imana yambwiye ngo umuntu uri maso, umuntu uhagaze neza, aje kubonana n'Imana iri hejuru ya byose. Byaramenyekanye rero ibyo wakoze. Byaramenyekanye nubwo nge ntari mpari Clarissa simbirebe, ariko ijisho ry'Imana ryo rireba kurusha ingiri rya kamera iri kundeba. Ijisho ry'Imana rirareba we, ijisho ry'Imana rirareba, ntaho rihishwa mu mwijima wecura burinde bari kubona no munsi mu kuzimu, aho wajya hose Imana irakureba. Rero kankubwire ngo njyewe ntacyo nanagutwara niyo nakubona, ariko ujye utinyera yo hejuru mu gihugu cyo mu ijuru. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru niyo izakurebekire sire, niyo muzabarana nayo. Rejya nkubwire ngo rero wowe ukora ibyo ngibyo, wowe wemera kurebekire sire, wowe wanze kurekura, rejya nkubwire ngo akakanya hari Imana ije kuhora, hari Imana ije guhanana nawe, hari Imana ije kuguhanira ibyo wakoze. Kandi n'ukuri biriya byago by'Abanyegiputa bigiye kugera kuri muntu wese wanze kumvira Imana. Tubivugira hanga kuri kamera ngo na ya Clarissa, tukavugira kuri kamera ngo n'abakozi b'Imana, ngo Imana yerekere bivuga. Ariko rya kubwire ngo hari ibyo Imana ije gushyira mu bikorwa, kandi hari bigiye kugusohora wowe wapingaga, hari bigiye gusohora wowe wavugaga ngo ntibizakura, hari ibintu byo gusohora mu maso yawe ubirebesha amaso. Ikindi naje kurebekire sire gusengera, naje gusengera ababyeyi babuze urubyaro bategereje Imana igihe kirekire, naje gusengera abarwayi barwaye indwara z'uburyo bumwe butari bumwe, ayo makanseri ibyo ni izindi imbaraga z'abadayimoni, ni imbaraga z'imyuka mibi. Imana yo mu ijuru ije kurebekire sire gutanga abana, Imana ije gukuraho ibizira, Imana ije gukiza indwara mu izina rya Yesu. Hari ubutabazi bwihuse Uwiteka agiye gutanga, ariko muri uko gutanga ubwo butabazi hari no kwitegura kugaruka k'Umwami Yesu. Ibi byose Imana igiye gukora, ibi byose Imana yavuganye nawe nyuma y'ibyo cyangwa se mbere hagati muri ibyo, ushobora kubona impanda ivuze. Rimwe na rimwe najyaga mbabwira ngo Yesu atinze urupfu ntirutinze, ariko Yesu we ubwe mumutegereje ngo igihe kirekire hari n'abamwiteguye. Ariko najya kubwira ngo azaza nk'igihe utazi, kandi azaza n'ukuri. Urebye uriya mwaka tuvuyemo abamwitabye ni benshi,
ariko babonye ubugingo nibo bake. Haleluya. Ngiye nkubwira ngo akanya witonde gake, uriya mwaka twarawuhanuye, ariko bigiye kubera muri uyu mwaka byo ni ibindi bindi. Ndagira nkubwira ngo wowe wagwizaga imbaraga z'umutima, wongere usabe Imana imbaraga zongere zigwire cyane kugira ngo ubashe guhangana n'ibiri imbere. Imana yacu nidutabare. Haleluya. Ngiye gusengera aba bantu. Haleluya. Ngiye gusengera abantu babuze urubyaro, ngiye gusengera abantu bafite indwara zigiye zitandukanye, ngiye gusengera abantu bamaze igihe kirekire ku gisasiro cy'uburwayi, ngiye gusengera abantu bamaze igihe kirekire ku bushomeri bw'akazi ariko bategereje Imana by'ukuri, batagiye babivangavanga, biyicariye bategereje Imana. Imana yo mu ijuru ikora iby'imbaraga. Haleluya. Imana yacu ikora amakwe, Imana yacu iracyakora ibikomeye, Imana yacu iracyakora iby'imbaraga. Nta jambo Imana ijya ivuga ngo rihere. Ni Imana iri hejuru ya byose, ni Imana itanga uburyo, ni Imana itajya ubura ukuntu bigenza, ni Imana ishobora byose kuko narayibonye. Twabonye neza y'Imana, nabonye Imana ikura mu rupfu. 2025 Imana yankuye mu rupfu byaragiye, serikali ndi reba ijuru rirambwira ngo ntabwo igihari iki. Haleluya. Satani ndamwira niro bawegeyeyo. Imana ishimwe. Ese urimo urahamiriza Satani kuri icyo gisasiro gute? Urimo urahamiriza Satani kuri icyo gisasiro gute? Urimo urahamiriza Satani mu rugo rwawe gute mubye? Urimo urahamiriza Satani gute wa mukobwa we? Aho nturi kuvuga ngo noneho ndabona bindangiranye. Huye haracyari ibyiringiro yuko Imana yakora iby'imbaraga. Ahubwo rero kutamba mwambaro wa Egiputa, nusanga uwambaye uvuge ati nyaboneka ugerageze ukuremo numara kukuramo uhure na Yesu. Haleluya. Wongere wambara umwambaro w'agakiza, wongere wambara umwambaro wo gukiranuka, wongere wambara umwambaro wo kwizera, wongere wambara umwambaro. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Uwiteka aze kukweserezaho icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana yacu nidutabare. Ntabwo ibintu byoroshye. Amazi si yayandi mama, amazi si yayandi. Muwe maso amazi si yayandi. Muri kurwanira ubutunzi, muri kurwanira ibimureba, ariko nagira nkubwire ngo Imana igukoze ku maso gakeye ukareba gihazi, yewe gihazi, ukareba ukitegereza, wahita usiga ibyo wambaye kwirukanka ukavuga ngo Yesu ndayamanitse ukirukanka. Ibyo byose impamvu byigaragura mukabona biremeye, ukabona urimo urabana n'abanyagiputa uko byumva bagakora ibyangwa n'amaso bese bamwe b'inzoga ngo baroko. Imana ibaha umugisha, niko nabivuga. Ndagira ngo mbabwire ngo Yesu byose yagize gute yarabibonye, kandi rebo kiresi ya mambo. Imana ije gukoresha itegeko, igiye guhagurutsa umugabo witwa Mose. Ubwo ati Mose ndategetse noneho niko mvuze njye Uwiteka, haguruka genda umbwire Farawo ndekurira ubwoko. Haleluya. Hari ibintu bigiye kurekuka ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti kuko Imana yategetse. Data wa twese mu izina rya Yesu. Rawi rebo kiresire jezasi irebo kirestia mambo. Rerebo Jesus rawi niwe data wa twese, Imana idahinduka, niwe mukozi w'umuhanga, niwe Mana y'inyabutware n'imbaraga nyinshi. Niyo mpamvu umuririmbyi we yaririmbye aravuga ngo kera bakwiringiragaho bahoraga mu mahoro. Herega natwe tugufite nta wundi murengezi twifuza. Data wa twese Imana mu izina rya Yesu. Iyi ntwari ninde? Here wirebo yemeye kwihanganira ibigerageza, kemera kwihanganira uburwayi, kemera kwihanganira ubushomeri, ikemera kwihanganira ubugumba, ikemera kwihanganira ubukene, ikemera kwihanganira bya bindi byose. Iyi ntwari ninde? Rere wirebo ndakwenyeze Kristo mu izina rya Yesu. Data wa twese Imana wanyeretse ababyeyi ngomba gusengera ababyeyi babuze urubyaro, ndetse Uwiteka abashomeri n'abarwayi bamaze igihe kirekire ku gisasiro cy'uburwayi. Unyereka ngomba gusengera Mwami Yesu ubukwe bwagiye bupfa bw'abakobwa. Nsengeye Rabikire Skiamando Jesus Rawe Bokire Sire. Mana ishobora byose, abantu bamaze igihe kirekire ku gisasiro cy'uburwayi kugira ngo umanure imbaraga zibohora ndetse n'imbaraga zikiza. Data wa twese Imana nsengeye Erewurebo ababyeyi bagutegereje igihe kirekire babuze urubyaro, mbaturiho kubyara mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mbirukanyeho umwuka Erewurebo wo kubabuza urubyaro, mbirukanyeho izo mbaraga z'imyuka mibi n'abarozi, mbirukanyeho imbaraga zo muri karande, imivumo bajya babavuma, ibyo bajya babatongera. Ubwami ndabunanije mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Nsengeye Data wa twese Imana abo babyeyi bamaze icyo gihe kirekire kugira ngo Mwami Yesu umwana
w'Imana ishobora byose. Undi mwaka nk'iki gihe bazaba bakikiye abana nk'uko wabibagambiriye. Hari benshi bicaye ku ijambo ryawe nyiri ijambo. Ndasenze kugira ngo uyu mwuka wo kubura urubyaro ukurweho. Ndasenze kugira ngo uyu mwuka wo kubura nyiringabo Imana ishobora byose gutwita ukurweho. Ndasenze kugira ngo Mwami Yesu umanure erebokire sire imbuto zawe uzishyire Mwami Yesu Kristo mu nda zabo. Uwiteka 2026 ubasetse kandi uwera we Isiraheli kuko wagambiriye gukora ukore. Erebokire sire Jesus Rabi, ndabizi neza ko hari ibyo ugiye gukora. Mwami Yesu Kristo nsengeye abakobwa bagiye bapfusha ubukwe bitewe n'imbaraga z'imyuka mibi. Nsengeye data wa twese Imana abasore bagiye bapfusha ubukwe bitewe n'imbaraga z'imyuka mibi. Mwami Yesu Kristo cyangwa se bitewe nuko bagiye baca iz'ubusamo. Nyemerera ubanze ubambura uyu mwambaro bambaye w'Abanyegiputa, wakureho ikibi, wakureho icyaha cy'ubusambanyi, wakureho icyaha cyo kubeshya no kubeshyana. Mwami Yesu Kristo kugira ngo ubashe gukorera mu mucyo wawe. Ndabasengeye kugira ngo Mwami Imana ubohore ubukwe. Ndasenze kugira ngo ubohore ingo zabo. Ndasenze kugira ngo wiyubahishe mu basore n'abakobwa. Uwiteka kuko ari nta jambo ugivuga ngo rihere. Ndasenze Mwami Yesu Kristo mwana w'Imana, uyu muntu umaranye uburwayi Mwami Yesu Kristo uri mu gihugu cyo hanze. Uwiteka kurebekire sire Jesus Rawi wamaze kwandikirwa ko rwose bitazashoboka ko yakira. Rekumanura imbaraga zikiza Mwami Yesu Kristo mwana w'Imana muri bira bitaro. Rekumanura imbaraga zikiza Mwami Yesu Kristo mu migabane yose igiye itandukanye. Rekumanura imbaraga zikiza Mwami Yesu Kristo mwana w'Imana mu bitaro byo mu Buhinde. Rekugaragaze nk'Imana y'inyembaraga mu banyamahanga. Rekugaragare nk'Imana y'inyembaraga data wa twese Imana muri iki gihugu cy'u Rwanda. Ababyeyi Mwami Yesu Kristo ubahe witeka gutwita ukore by'imbaraga wiyubahishe nk'Imana y'imbaraga. Ndagushimiye Yesu ukoze ibitangaza n'imirimo. Urakoze ni mu izina ryawe byambaje nizeye Yesu, amen. Amen. Imana iguhe umugisha, imbaraga n'amavuta. Imana ishimwe rero. Nani habwe icyubahiro. Hari Imana igiye gukora iby'imbaraga, hari Imana igiye gukora ibikomeye. Icyo nagushaka kukwibariza kukureba kukubwira gusa ubanze urebe ese umwambaro nambaye koko ndacyamba umwambaro w'agakiza, se ndacyamba umwambaro wo kwizera, ndacyamba umwambaro wo gukiranuka. Nusanga hari uwo mwambaro ukiwambaye hari cyangwa se ugasanga hari icyawanduje, ubanze wisubiremo nyabona kugira ngo ubashe kugirirwa neza n'Imana. Ariko najya kubwire ngo hari ababyeyi Imana ihaye gusama, hari abantu Imana ikwiye gisasiro cy'uburwayi, hari abamaze kwandikirwa na muganga. Muganga ntabwo kwandikira ko utazakira, hari ukuntu agenda kugenza kugira ngo akugenze. Ariko nyabwira ngo hari ubuzima Imana iremye ku buzima bwawe. Kandi hari Imana iri kugenda ikiza imbaraga z'imyuka mibi, iri kugenda ikiza imbaraga z'abadayimoni mu bantu. Hari Imana igiye gusenya ibitavuga izina ry'Imana mu rugo rwawe. Wabonaga ruri umunegeka rwanze mama. Yego, haleluya. Ukibaza ngo mbese burya niyo navuganye n'Imana yavuganye nayo ugiye kubona ineza y'Imana. Iyo mvuga ibi ngibi imisi yose muri rusange kuko sinabwira ngo sinaza ngo utunga urutoki. None ngo Imana igiye kubaka urugo rwawe kandi Imana igiye kwihesha icyubahiro. Ariko ikintu usabwa ni igingiki, ubanze urebe ese koko birakwiye koko Imana iza kunyubakira. Ubanze urebe ukuremo cya kintu cyatuma utagira n'ubusabane n'Imana, ubundi Imana ije kwihesha icyubahiro. Ariko mbonye Imana itanga guheka ku babyeyi babuze urubyaro, kandi erebokiresi yamando mbonye Imana ifungura ubukwe bwinshi bw'abakobwa. Ni ukuri mugiye ko neza y'Imana. Ariko no muri uko nguko mwitegura no kugaruka k'Umwami Yesu kuko ntawe uzigihe azazira. Imana yacu ihabwe icyubahiro rero. Hari imbaraga zigiye kubohora, hari imbaraga zigiye gukiza. Niyo mpamvu natanye mbabwira ngo intwari ninde yemeye kwihangana ibigerageza, yemeye kwambara ubusa, ikemera kuburara. Kandi izi ntwari zirahari ndabizi neza, ndi umugabo wo kwihamya. Izi ntwari mu bavuga butumwa zirimo, izi ntwari mu bahanuzi zirimo, izi ntwari mu baririmbyi zirimo. No mu rugo rwawe ndabizi ko wabaye intwari kwihangana mama. Mu kazi ukora ka buri munsi ndabizi ko bitoroshye, wabakoresha ndetse n'akazi hukunariza ndabizi ko izi ntwari zihari. Haleluya. Mwanze kwemera kwambara umwambaro w'Abanyegiputa, mukemera mukawiyambura, mukemera mukihangana. Ntucije ubusamo kugira ngo ubone iki, ntucije ubusamo wa mukobwa kugira ngo ubone umwambaro, wa mubyeyi ntucije ubusamo kugira ngo ubone. Izi ntwari zirahari. Yesu aje kwigaragaza ku buzima bwawe kandi aje gukoresha ikintu cyitwa iki itegeko. Haleluya. Imana yacu nishimwe cyane. Nahoze nkubwira ngo guhagurutsa Mose kwari kugira ngo Imana igaragarize wenda
ibikore mu Mana, ariko yagombaga no kubikora atiriwe uhagurutsa na Mose. Haleluya. Niyo mpamvu rero yatugize abakozi bayo kugira ngo natwe tugire imirimo. Yego, niyo mpamvu Imana yagakwiye kubikora rero itiriwe nza no kubabwira kuri kamera, ariko Imana yabikoze kugira ngo nanjye mbona akazi. Yego, kuko nta mubosi utagira abakozi. Haleluya. Boss wacu aruta boss wose wo mu isi, niwe uhagarariye aba boss. Imana ishimwe. Njya nkubwire ngo muri uyu mugoroba turimo, muri iki gicuku twimeze twegereza, uyu mugoroba ucunguje muri buryo umwete ko gushaka, yego ko gushaka iby'isi n'indamu cyane, ahubwo ukabanza gushaka mu maso y'Imana, ibyo bikaza nyuma. Imana rero duhana umugisha, namwe mugerageze kuza kumvugisha abadashobora kumva ibiganiro, ikiganiro mujye mukirangiza cyose, rega mukirangiza cyose, kuko ushobora kukireba igice ugasanga ibya biragucetse. Mugerageze muduhamagare aho tuhasobanukiye ngo usobanurire, aho tumva nkubwire, kandi wowe ushaka gusengerwa, wowe ushaka kugira ngo Imana ikwambike imbaraga, wowe ushaka kwatura, wowe ushaka kugira ngo Imana yongere gusubizemo imbaraga ndetse n'intege, wowe ushaka kugirirwa neza n'Imana, rikaribu. Haleluya. Imana iduhana umugisha rero. Ndumva nimero za telefone. Haleluya. Nimero ya telefone n'ubundi nibisanga, ariko harimo wenda abantu baba baje kuri benshi baranibagiwe hari, ariko ibiganiro n'ubundi byo birakomeza bigatambuka, n'ibyakozwe kera birakomeza bigatambuka, ariko reka mvuge nimero ya telefone ntacyo bitwaye. 0780 63 76 37 0780 63 36 no 0780 63 76 biba nyine byaducanze kubera niba byoroshye. Aho ngaho natwe mujye dusengera, ntabwo biba byoroshye kugira ngo ubashe gutambutsa ibi bintu. Imana rero ibaha umugisha, turabakunda kandi Imana ikomeze ibane namwe. Nabifuriza umwaka mushya muhire. 2023 muzabona Imana, 2026 muzahirwe, 2026 nzumva abakobwa bampamagara nanjye njya gushaka imikenyero, 2026 nzumva ababyeyi bampamagara natwe tugira guterura abana, nzumva abantu bampamagara bashimira Imana yarakwiye ku gisozo cy'uburwayi, nzumva abashomeri batanga icya 10 n'amaturo, nzumve. Haleluya. Ingo zikora anniversaire y'imisi mikuru y'amasabukuru y'igihe bamaranye, ntumva ibibazo. Imana izabahire yemwe, izabaha umugisha muri byose, kandi Uwiteka azakomeze kuba mu ruhande rwanyu cyane. Turabakunda cyane, Imana yacu nishimwe cyane. Nakubwira ngo ubanze rero umwambaro wambaye aka kanya uhita wikuramo iyi ntwari n'indi. Ni usanga uri muri izo ntwari urahirwa, Imana ije kwesha icyubahiro. Nusanga utari muri izo ntwari kandi utanateganya kuzivamo, byabzagona byose natinya kubikubwira. Imana yateje kwa Farawo birakutegereje, ariko sico mashaka ko Imana yagabanya umubare warimbuka muri iyi si ikongera umubare w'abakizwa. Uwiteka abwira Aburahamu ati aba bantu nje kwirebera. Imana kwije kwirebera iragusanga he? Haleluya. Yesa, Imana ibaha umugisha. Abanyarwanda ikindi turarangaye, ntabyo tuzi ibyo turimo, kandi uduhiga wari hafi cyane, uduhiga we ntasinziriye, ari maso ameza atya, ariko twebwe turarangaye. Ntabwo turi kure Bekiresire, turi kwegerana n'Imana. Ntabwo Imana iri kutubana nk'uko bikwiriye, ariko uko byagenda kose umudugudu wacu ntabwo uzaburamo abaringira Imana, kandi ntacyo tuzaba kuko dufite uburinzi. Haleluya. Ariwe Kristo Yesu niwe utureberera. Nukuri Imana itahabaye, Imana itaturebereye, nukuri Imana ishimwe. Haleluya. Ubwo nuko nguko turacyasenga, kandi Imana ikomeje kubana natwe. Imana ibaha umugisha, Uwiteka akomeze kubahira mu izina rya Yesu. Amen. Nawe Imana igumugisha, kandi imbaraga n'amavuta ntigakuboreho iminsi yose. Ndabyakiriye mu izina rya Yesu. Reka rero tuzasubire ubutaka dushime n'umuntu wese wanyana tumije kiganiro we twatangiranye tukatugeze ku musozo. Nawe Imana iguhe umusha, kandi udufashe kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi. Bisigaye tuzabona ubutaha. Ciao. Murakoze cyane.